Munyemerere tubane muri iyi video igiye kugaragaza ubuhamya bwa Nyabeyi witabye Imana nta burwayi yari afite, ahubwo ari uko yaryamye akabyuka nyine byarangiye. Mbere yuko tugira ibindi tuvuga, banza urebe iyi video. Ikaba yaradufashije, twaba tugejeje uyu munsi twujuje imyaka 10 kandi tugikomeje. Ushobora kwita utekereza ati none se kubera iki ubanje kutwereka iyi video? Iyi ni video nawe uraza kureberaho ukaza guca urubanza bikurikiranye n'ubuhamya bwa Nyabeyi tugiye kuvuga. Biragoye kubona umugore bene pe, birago iyi si y'iki gihe. Umugore pasiteri arimo avuga ni Nyabeyi. Uwo Nyabeyi nawe ubwe akaba yari mama pasiteri, aho yari afite umugabo w'umupasiteri kuri iri torero. Ukeneye kumenya uko urugo rwubaka azaze amusaba inama, azamugira inama nziza nta kibazo. Mbere yuko dukomeza kugira ngo dusobanukirwe uyu mubyeyi Nyabeyi witabye Imana uwo ari we, ndagira ngo mbanze nkubaze akabazo. Ese ni bangahe bashakanye wabona umugabo ari gutanga ubuhamya bw'umudamu we avuga ati yewe nimba unashaka kumenya ko urugo rwubakwa ngwino ubaze uyu mudamu, kuko nanjye naratangaye, ubu umuntu bwagira naratunguye pe. Biragoye kuhabona, ndetse niyo wahabona ni imbarwa. Ibintu by'imperuka bihari, abahungu b'imperuka n'abakobwa b'imperuka, ibi bintu bene uyu muntu. Uwo muntu nta wundi ni Nyabeyi mama pasiteri witabye Imana ku myaka 34 mu buryo bwateye amayobera, kuko uyu Nyabeyi uburyo yitabyemo Imana nta burwayi yari afite, yewe no mu byumweru byaherukaga gushira nabwo nta burwayi yari afite, yewe n'umwaka wari uhise nta burwayi yari afite. Mu magambo makeya uyu Nyabeyi nta nubwo yarwaragurikaga. Mukozeho yumva ntiyishaganya, arabyuka cyane itara asanga umuntu yagiye, kuvuga ngo ni urwo ni rwo rupfu rwe, ntiyararwaye, yari muzima. Nk'uko mubyiyumviye ntiyararwaye, yari muzima. Mbere yuko gato tuvuga ku buhamya bwe ku buryo burambuye, munyemerere gato tubanze turebe ku muryango we. Zongere mubyara abandi bana 3 b'abakobwa. Ukurusha umugore abakurusha. Uyu mudamu rero ndamushimira cyane. Munyemerere noneho tuvuge ibintu bitatu ubundi yarazwiho cyane, ngira ngo nawe uwawe wiboneye mbere yuko tunabivuga. Uyu mubyeyi Nyabeyi akiri mu bazima yarazwiho kwitonda cyane. Yari umudamu witondaga cyane bitavugwa, mu byo akora byose, mu ngendo ye, mu myitwarire ye, yari umubyeyi witondaga cyane. Ikindi cya kabiri kimuvugwaho cyane nuko uyu mubyeyi yari umubyeyi wavugaga amagambo akwiye kandi akenewe. Ni ukuvuga ngo si yari umwe mu bantu bavugaguzwa cyane. Ni nayo mpamvu dutangira video nabanje kubabwira ati murebe uburyo yitwaramo cyangwa se uburyo avugamo. Ntiyagiraga ikintu bita amazimwe. Ni umubyeyi koko wavugaga ibintu bikenewe, yari mama pastor by'ukuri. Icya gatatu, yari umubyeyi wasengaga cyane ndetse mu buryo bukwiye. Ni ukuvuga uburyo bukwiye si uburyo bubangamiye, ahubwo ni uburyo bunyuze mu mucyo, kandi ukabona koko ari gusenga, asenga Imana mu buryo bw'ukuri. Kuri iri torero yasengeragaho ari mama pasiteri ndetse ari n'umuririmbyi waho, ni umwe mu bamama bari bafite imirimo myiza y'ubwitange. Ubwo nituvuga ubwitange ni mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bwo gukora, mu buryo bwo gufasha abababaye, ndetse n'uburyo yitabyemo Imana. Bari bafite gahunda yo kuzasura abababaye cyangwa se ababa mu mazu y'amageto basengera kuri iri torero ariko baba mu makorari. Ubwo bwari uburyo bwo kugira ngo bazafashe abababaye. Ushobora kwita utekereza ati none se kubera iki uhise uzana mw'iyo nkuru? Kwari ukugira ngo mbere yuko tuvuga umutima yari afite wo gufasha, ubanza usobanukirwe ibikorwa bye, uburemere bwabyo uko bingana. Ndabizi ushobora kwita ukomezanya n'agahinda uvuga ati ese kubera iki ibi bitubaho? Kubera iki Imana yemeye ko ibi byatubaho? Imana yarabyemeye. Ku bahanga n'abasesenguzi bo bavuga ko ibituma uyu mubiri ubora cyangwa se upfa ukabora nuko n'ubundi uba urya ibyapfuye ndetse binabora. Urugero, uyu mubiri wacu urya inyama, izo nyama urya ni inka ziba zapfuye, ntabwo ushobora kurya inka nzima.
ahubwo n'inka yishwe, urya urukwavu, inkoko zapfuye, uyu mubiri wacu ndetse urya n'ibimera byapfuye byatetswe bigapfa. Ibyo byose uyu mubiri rero ugenda ufata bitewe n'uko nyine aba ari ibintu biba byagiye bipfa bikabora, aba atari ibintu bikiri bizima, ahubwo ari ibintu nyine byagize izindi mpinduka. Nibyo bituma uyu mubiri ugeraho ugasaza, bikarangira rero umuntu yitabye Imana. Ariko ibyo twibuke bitandukanye n'iyi nkuru, kuko uyu mubyeyi we yagiye akiri mutoya, ku myaka 34. Gusa nyine uko ubuhamya bwe buri kugenda butangwa n'abantu batandukanye, ndetse n'uburyo yagaragaragamo, uburyo yagiye ni Imana yamutwaye. Ari naho abahanga bahita bavumbura ibanga ryo kuvuga ati kugira ngo rero umuntu abashe kubaho igihe kirekire adasaza, nuko nawe yarya ibintu bidasaza cyangwa se biba bitapfuye, akarya ibintu bikiri bizima. Kubizera Imana bohe ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni rizima kandi rihoraho, ntirijya ripfa. Kandi burya ngo umuntu ari mu byiciro bibiri, ni umuntu w'inyuma n'umuntu w'imbere. Umuntu w'imbere rero aba arya ijambo ry'Imana, aba atungwa n'ijambo ry'Imana, uko asenga cyane atungwa n'ijambo ry'Imana. Ibi biraza guhura na Nyabeyi wasengaga cyane asenga Imana, aho yatungaga umuntu w'imbere. Ibyo bisobanuye ko nubwo turi kuvuga ngo yapfuye, ari umubiri w'inyuma wapfuye, naho umuntu w'imbere akiriho kuko yari atunzwe n'ijambo ry'Imana. Kuri ubu dukoze iyi nkuru akaba atari yashyingurwa, ahubwo akiri muri moruge, ndetse bakomeje icyumweru cyo guhumuriza umuryango, aho babikora gutya. Nibyo tuzishima cyane umunsi twese tuzaba twageze mu ijuru, nk'uko abari mu isi twese duharanira kujyayo. Uyu ni mama Pasteur Nyabeyi, aho ikibazo wenda yari yahuye nacyo ari ukumva afite umunaniro ku manywa, nyuma yaho akaryama nk'ibisanzwe, nta kindi kibazo yari afite, nta burwayi, yewe ataranaherukaga kurwara. Mu masaha y'amasaa sita gutyo umutware we yamukoraho agasanga yitabye Imana. Asize imirimo myiza itandukanye muri iyi si yo kwibukirwaho, kuko handitswe ngo umuntu wese azaherekezwa n'imirimo yakoze akiri hano mu isi. Ubwo ni mu gihe azaba agiye mu ijuru, niyo mirimo izamwemerera kuba yagera mu bwami bw'ijuru. Ndabashimiye cyane abanye natwe muri iyi video, mbibutsa ko uyu Nyabeyi atari yashyingurwa, ndetse turaza gukomeza tubagezaho video z'uburyo gahunda yo kumushyingura iri gukorwa kugeza ku munsi azashyingurwa. Jye nitwa Olivier, Imana ibarinde.